nongeye kubaha ikaze nanone. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro gikunze gukundwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Iki kiganiro aba ari debate, namenye ko mwenshi mukunda ibintu bimeze gutyo, ndetse bamwe muba biherutse mu kiga za segonderi birumvikana. So uyu munsi wa none rero nakibagaruriye kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ikiganiro mba mfite insanganyamatsiko natanze, mba mfite n'inshuti zanjye tugenda tuganira, yaba muri karitsiye ndetse n'abandi tugenda tuganira kuri social media zanjye. Nivuga social media mutakumva YouTube cyangwa se izindi, ndavuga nka WhatsApp ndetse na Facebook ndetse na Instagram. Uyu munsi ndasoma ibitekerezo by'abantu batatu ku nsanganyamatsiko natanze. Nayisharinze abantu batatu bonyine gusa, turaza gusomera hamwe ibitekerezo bagiye bampa, noneho ibyo bitekerezo nitumara kubireba dufatire hamwe umwanzuro, nanjye mvuge uruhande mbogamiyeho. Ubwo rero insanganyamatsiko y'uno munsi iravuga ati 90% k'abakobwa batarashaka ni amasugi. So nawe muri komenti nikibereyeho wagira icyo ubivugayo, ukanangire nsome. Uyu muvandimwe bamwita Eritse yavuze ati yaba ari amasugi nka mama Yesu we. Bakobwa ko mudusebeje, yaba ari isugi nka mama. Uyu nguyu bamwita Oscar, babaye isugi nanjye naba ndi imanzi. Mwana noneho ndikumva bikomeje kugorana. Abahungu muradusebeje. Hano rero ndi kumwe n'umuhungu ahangaha ndi gukorera ikiganiro, nawe ndi kugira ngo agire opinion, agire ikintu abivugaho. Wowe ndi kumwe n'umuhungu bamwita Prince, ndi kugira nawe agire ikintu abivugaho. Mwana ubona bimeze gute koko 90% k'abakobwa batarashaka bakiri amasugi? Nanone ntabwo nabihereza agaciro cyane ko ari amasugi. Nkurikije ukuntu ibintu tubibona hano street, tuba tubona imihanda bikaraga, tubona badashobotse, ntabwo nanone nabiha agaciro ko ari amasugi. None ubu ngubu nutuma abakobwa baza kudukubita muri comment urunguka iki? Ariko nanjye ntabwo navuze ko atari amasugi. Oya, bavugire kugira baze, kubera ko kugira baze abakobwa buriya ahubwo ni abantu badanje, ahubwo baze no gukanda subscribe. We wibavuga nabi cyane. Kuba ari abafana se umva. Ariko bitavuze yuko akariho karavuga ibyo bintu, sibyo. Ndagira ngo nawe ugire uko ubivuga, wowe bihe nka percentage yawe, uvuga ati ni nk'aka ngaka kwijana. Nkurikije uko mbibona, nko kwijana ushobora kubihereza 47. 47 ni amasugi. Karacyari gato. 53. 53 ubwo kose ugaha ko nta gaciro kabisa. Nta kigenda nyine, nta kiba. Ariko rero noneho muri ibitekerezo nagiyemo, ariko ikibazo buriya nk'ikibazo nje nakibaza ko tubonye ko abakobwa atari amasugi, buriya nk'amamanzi. Ariko hari n'umuntu bamwita Oscar amaye igitekerezo ahita avuga ati kabisa babaye amasugi nanjye naba ndi imanzi. Nicyo nsoreje. Ariko nibyo. none se Okay. Ako duse nk'abakagarukiyeho, ngiza mahirwe yo kukubona, nari niseguye ku bakobwa cyane, abakobwa bataza no kumva yuko bashingiye abahungu. Ikibazo uraza kumbeshya. Ndagira nkubaze, uracyari imanzi? Njyewe yego. Urambeshye kabisa. Kuki wumva ko nkubeshya? Ntabwo uri imanzi. Ndiyo. None se okay. Umva rero ngutere story. Hari umutipe twaganiriyeho gatoya, nambwira ati subundi nk'ibyo ngibyo uri kumbaza, nambwira ati subundi uri imanzi. Ati yego ndi imanzi.
kandi none se b'abakobwa mwirirwana ati kandi nkoresha agakingirizo uri kumva ari umwanzi ya umuvandimwe urumva iyo ni story iri crazy urumva ngo ngakoresha agakingirizo ariko ni imanzi kubera ko akoresha agakingirizo icyo nagusaba basi abakunzi bawe babireke batanga igitekerezo muri comment sibyo uri umuhungu nawe uvuga ukuntu ubyumva uri umuhungu sambana sibyo reka bivuge gutyo mu mvugo muri iyo mvugo urabikora ariko koresha iki agakingirizo ubwo waba uri imazi cyangwa ntiwaba uri cyangwa tuvuge buriya se abakobwa yego imanzi umuntu iyo atari imanzi ni wa muntu ufite umwana ubwo kandi ntawe utariyo abenshi ubwo se n'abakobwa baba ari amasugi nawe utaburi wese ubwira akantu keza urambwiye ngo ntawe utariyo bivuze ngo ntawe utaba urambwiye ati ntawe utaba ariyo tuza urambwiye ati ntawe utaba ariyo bivuze ngo hafi ya bose barabigana nawe aho ngaho ntiwikure wishyizemo gutyo ti ntawe utaba ariyo bivuze ngo nawe uri kubarwa muri abo ngabo ntawe utaba ariyo none ariko wowe uragakoresha n'icyo urusha abandi urumva nyine kuri urwo rwego urumva gihina sibyo ahubwo njyewe ikibazo nanibariza abakunzi bawe njye buriya nta nubwo nzi agakingirizo ndakazi ndanakabona pe ariko nk'ukuntu nagakoresha ntabwo nzi ukuntu wagakoresha pe ntabwo uzi ukuntu wagakoresha yego baze kurwandikira muri komenti batubwire ubundi wagwana izi boro zikorwa gute rero mwereke gatoya ntaguciye mu ijambo mbona n'abantu bawe hari abo kuri YouTube ari abo muganira kuri IG cyane by'umwihariko abo kuri WhatsApp nabo bambariza utwo tubazo nagiye mbaza nabo tumbariza so dusoza ibyo bibazo nanjye ngomba kubibaza dusoza nganire n'umuntu igitekerezo cy'undi ngihejejemo turasoreza kuri iki cyangwa nacyo tugomba kukirebaho tugomba kukireba ikindi kintu dusoza nkubaza ikindi kintu wumva ko twaganiraho ubutaha ni iki ikibazo nje nkurikije iki kibazo kandebe igitekerezo cy'undi muntu none wowe uragaruka umbwira ikindi kintu umva twaganiraho ubutaha no muvandimwe bamwita Janvier uzi ikintu yambwiye yambwiye ati cyakoze ni nka 30% bro muratuma abakobwa badukubita kabisa ni nka 30% cy'amasugi niba wowe wabihaye 47 umuvandimwe ararebye urumva aravuga arengereye buriya rero njye nkurikije ukuntu basi hari igihe umuntu ashobora kubihereza 50% ko wabihaye 47 ariko nabonye bitava kuko buriya ahubwo buriya nanone ikibazo none hari umuvandimwe wagize gutya arambwira ati babaye ari amasugi nanjye nabandi manza kuko twakabonye umuvandimwe ngiye kumva numva arambwira ati yaba ari amasugi nka mama bro ako kantu yaba ari amasugi nka mama abakobwa murebe ukuntu icyo gisebo mukidukureho kweri muba bari b'u Rwanda muba ngira ikibazo mwibageza si wowe uzanizo azo topic nawe ikibazo kwazanye idea yo kuvuga abakobwa n'amasugi noneho ubwo niba atari amasugi sibyo nkuko turi kubivuga turi kubinenga reka mbivuge mu ariko tugatoza icyo kintu n'uburetse nyine ngo reka bishaka kukiburizamo oya kadutuze oya ntago ari ubutuza nimba abo bakobwa atari amasugi ubwo abahungu b'imanzi ubwo ni kangahe kwijana nangeze ngo ndi imanzi kangahe noneho njyewe nawe wabyumvise ko utarimo oya ndimo washyizwemo nande nishyizemo ibyo bintu biri abahungu b'imanzi uzimba kangahe yego
se shaho kabo duhorana nahorana namwe noneho sinabaha 0% kweli. Abo duhorana hanze hari abahungu beza bashobora kuba bahari beza ariko se wakirirwana nawe kuko nabihakangaye kabura ko nawe reba ko naguha kwijana aba ari kushyiraho. none se sibye ko hari igihe wenda abapadiri ariko narumvise ngo hari umupadiri wabyaye we abapadiri bari bibaho we baracemba bro. None se ariya mafaranga barahembwa, ariya mafaranga bayarya gute mane batayacubuwamo ibyaha? ako kantu ni ugutandukira insanganyamatsiko. Oya ni ugutandukira insanganyamatsiko ariko no kugira urumva nimba erega umubiri nabo bafite umubiri nabo umubiri urahari ariko so kwanzura niwe waririmbye ngo umubiri gushaka winera yego. Noneho twanzura urumvikana turi abantu twambaye umubiri kandi ibyo bintu bibaho pe ariko tugire kwirinda. Ubwo uno muvandimwe yabineza ati ntago wabura imanza yarakoresha agakingirizo aho niba ngombwa nako ukifatishe nk'ubwirinzi ndabeshya se. Ako se buri ikibazo kindi cy'amata reka rwanzure oya reka nibariza abakunzi bawe sibyo ikibazo kimwe buriya uramutse n'urugero uze agakingirizo turakazi twese akura umuntu w'umusore ndavuga ati ambo reka nkoresha ishashe ebyiri nshyashya z'ikiro noneho ngo hari abahungu bagira ngo ibikoresho n'iki se zukuru ntabwo nza kubasebya ng'ikiri kwirwamo mwana iki ng'itsiro ngo buriya ngo nayo ikwirwamo ku buryo wayikoresha igaga ibaza umuhungu ushyira mu ishashi y'ikiro bigakwirwamo ubundi agakora ibyo akora. sansa rero so twanzura icyo kintu reka tubwire abakunzi bacu ko twakimenze n'ibinanga ariko ikibazo cyane ntabwo wagisubije abasore ni kangahe abasore navuga abakobwa kangahe uvuge n'abasore abakobwa njyewe mbiha 50% ko wasanga umukobwa utarashatse ari isugi. Abasore bo ako se ubwo urumva abakobwa basambana n'abandi ariko kenshi umusore ushobora gusanga muri karitsiye hari abakobwa wenda muri Rusizi hari abakobwa 100 batwite baratewe inda n'abasore 20. Ibyo bintu ntibibaho. Yego birashoboka. Yebwo rero menya ngo byose mbiha 50% kuko abo bahungu ntago turi kuvuga ku batwine ku buryo bisambanya bo bakobwa bo zanze bikunze babikorana n'abasore bose bafite percentage ya 50 ariko abahungu bo barakabije ari ukuntu usanga ariko rero nkuko twabibonye abakobwa 120 cyangwa 150 ugasanga batwitiye abasore 20. ni ukuvuga ngo abasore b'imanzi nibo bagomba kuba benshi kurusha abakobwa gute se kandi twavuze yuko tubituze ariko na ase mwana ujya kurya oya ujya gucagayiga ko kuba wararyamanye n'abakobwa nka 30 ujya gutwara icyo gikombe karahanyuze kaba karahanyuze. So ngewe ikintu nakoze ibi bintu nabinenze mutumva ko nabivuze neza nta hantu namba negeze mbishima rwose nabinenze. Nshimira n'uno mutumirwa twabanye mu iki kiganiro brother uri umuntu w'ingenzi cyane kandi wumve ko ngushimiye. So ngewe rero ukuntu asante ngewe ikintu navuga ko ibi bintu nuko ari umuco mwana ukwiriye gucika. Mwana w'imyaka 12 yaragerageje ko ibyo bintu si ibintu bikwiye kandi tuba turi kwica hazaza hacu. Ngewe ikindi kintu ukuntu se tuvuze ku bijyanye n'ibyo bintu none se ibintu hari igihe utambuka ubundi nagiraga ngo akarakantu nakubajije ugaciramo hagati nagiraga ngo umbwire ni iki wumva ko twazadebatingaho ubutaha.
ikintu mbona twa debatingaho Mhm, urumva hari ibintu byinshi urubyiruko ruba rukeneye mhm. by'umwihariko nabo bagatanga komantere zabo ku cyabo giti, ariko by'umwihariko urabona abantu benshi basigaye bikoma ibintu by'inusa ngo babyita hari aho uzasanga Ibiyobyabwenge babyita, yego ni ibiyobyabwenge, hari aho bazabyita danihiri ni yego byinshi ni byinshi erega yego widi babyita ganja, ngo ganja ibiki Yeah. no erega nuko gusambana nacyo ni ikiyobyabwenge. ni ibintu noneho gusambana ukuntu ndi gushaka ko tuzaganira ku kibi cyo gusambana, nimwumva biri ngombwa muzabinyandikire muri comment. Hari ukuntu ngo bikugira addicted, noneho bikaba byatuma iyo umugore n'umugabo babanye baba babaye umwe, bivuze ngo ni nk'aho bahuza DNA, bivuze ngo no mu mico yabo hari ibimwe, kuko umwana iyo avutse avuka afite imico ya so na nyina. Bivuze ngo mu guhura k'umugore n'umugabo aba afite ishusho, umugabo niba yahuye n'umugore, umugabo ashobora gukuraho ibintu nakita imivumo cyangwa se imigisha, ibintu biba byaka n'iki mu miryango, akaba yabimukuraho byose. Mbega muri byose baba babihuza, noneho mu bintu bijyanye n'imyitwarire ukajya ubona umuntu ari guhinduka. Sinzi niba mbisobanuye neza, ariko icyo kiganiro nimushaka ko tugikora nacyo muzakinsabe. So nongera ngushimire, wakoze cyane. Ikiganiro naha tugisoreje. Nawe wumva ikindi kintu twaganiraho ubutaha wakitubwira muri comment, kandi kikaba ari ikintu ubona ko ni ukuri gikwiriye mu rubyiruko, natwe twabona ko urubyiruko twakishimira cyane ko urubyiruko rwacu ruri gutera imbere. Ndabakunda cyane, ntiwibagirwe subscribe. Tuzahura ubutaha.